barimo bari baranibikira amafaranga murababarira wowe wababikiraga amafaranga bakubikiraga amafaranga babikiraga amafaranga ariko famiye nari nyifite ariko wehe amuza yuko ndabwira famiye yuko yazanyikira amondeshereza anshingira akantu muri hariya bishenyi isoko rya bishenyi batubonye bangane batoto tukanasikia wazazi yetu ndio wa kwanza. Mzazi anabakiana na wewe na najua ukienda nje utakutana kitu kia mbaya ama ukienda nje utakutana na kitu kia mzuri. Ndio kitu kingine nisiambia watu nyine waone watoto mzuri. Waone wachunge watoto wao mzuri. Nyine ni ibintu biri kujya bigenda bivuga. Bati rero niba bivuze nikachaka kandi kazi nanjye bizajya kwiga akodesheje. Hariya bakodeshaga ibintu n'ubundi kwiga ngiye turakwanga kandi ushaka gukoza bivamo n'ibishuri bivamo aranzana n'ahabona tewe numva yuko tuzabana nyine twe nitashiro wanjye nawe akandikisha Hello guys, nkuko mutubona rero imbere ya kamera dufite abakobwa babiri beza cyane baratangaje. Tugiye gutangira rero batwibwira, tugiye guhera ibumoso. Wowe uri ibumoso watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze amazina yanjye banyita Divine. Urakoze Divine. Reka nanone twimukire ku w'iburyo nanone nawe twibwire. Murakoze cyane amazina yanjye banita Amani Upendwa. Okay, turi kumwe rero na Amani Upendwa na Divine. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Amani, umeze neza? Ndashimimana. Ubwo duherukana umeze neza cyane. Sinzi niba uyu munsi nabwo ariko bimeze. Uyu munsi ndashimimana cyane nabonye ko twabaye mahoro ndaba. Kuri mahoro kazi. Buryo uhora ari amahoro. Kuhora ni toto se. Turabikesha nde? Iya ni bya kushimimana. Turabikesha nde? Niko harimo umuntu uri kutamo harimo mu diaspora uri imana zamuza ni wowe uri kwitaho ugasa neza gutya uri imana yari kurishi ibaze niba uri mwiza bigezaho noneho nihajyamo nko mu diaspora ukuntu byagenda. Rero uri kumwe na mugenzi wawe, wowe bimeze bitara? Ko nabonaga wagiye kuresa utishimye. Ushimishijwe n'iki? Waba muri mugeni wishimye. Ko numva meze neza. Harya umunsi ni weekend? Aha. Dukoze ikiganiro rero ari ku munsi wo ku cyumweru ku masaha ya nimugoroba. Turi kumwe n'abatumirwa babiri aho tugiye kugenda tuganira ku bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko rero twatangiye n'ubundi duhera iburyo. Harya ubwo uri iburyo? Uri ibumoso. Nkuko twatangiye duhera ibumoso. Ni ikihe kintu mu buzima bwawe cyagenze neza? Kuba nicaye hano byagenze neza. Byagenze neza. Igihe najyaga ntekereza nka ubu nahora n'urubyiruko gute nanjye tugakorana ikiganiro. Ariko gusa nyine byagenze neza dukorana ikiganiro nkabasha kugenda. Mbere y'ahari ntabwo byabaga ngombwa yuko bicara hano. Nyine nabaga nkoze ubu nageze ku
kigero cy'uko nanjye nibohora nyine nkajya kuganira n'abandi buri none ibintu bitaragenze neza. Icyo ni ikintu cya mbere wishimira kuba hanini se ugarutse ku cyo kuba warabohotse, hari igihe wigeze ubaho uboshye? Hari igihe umuntu abaho kwibaza ati ese ubu nanjye nagera hariya ahantu abantu baba baganirira gute kwa kundi guherera mu mirimo y'iwanyu ugahera nk'imbere usohoka, ariko buno narabohotse nyine nanjye ibintu byagenze neza ndabohoka mbasha kugenda. Ni ryari wabayeho uboshye? Mu myaka wenda 15 ishize. Watangiye kubohoka ryari? Si icyo gihe wari waboshywe n'iki? Nibagiye kubohoka 2020. Ubwo mbere ya 2020 wari uboshywe n'iki? Hari igihe bakuboha bakakubuza nko kugenda mu by'ahantu runaka bitewe n'ikigero, ariko buno nyine baba bazi yuko nanjye nshobora kwikotorora. Sinakikotorora neza naho hari ibyo bankotororamo, gusa nyine nanicaranye n'uyu muntu akangira inama. Ariko ababyeyi ubundi nyine tw'abantu turabanga baradutunga mu by'ukuri, nyine aragutunga kubera ko hanze harabya byinshi, hanze harabya byinshi, ushobora guhura wenda n'indaya cyangwa bajura cyangwa nyine ibintu. Iyo mpamvu ababyeyi barajya nyine urareba ngo barafunga mu by'ukuri, ariko ntabwo ari kugufunga ngo kukurinda. Nanjye nyine arambwiye ikintu cyaba cyanshimishije kuri uyu mwanya mubwira yuko kuba niciye hano nishimye. N'ababyeyi simbasebeje kuko banameze neza n'ubu baracyambera, ariko nishimye aho nari ndi imbere ntabwo ari magara. Ni iki wabwira ababyeyi bakunda nyine kudaha abana nyine libre ngo bakore ibintu bashaka cyangwa se bajye mu bintu bo bashaka? Ikintu nabwira ababyeyi, umubyeyi nyine uzita umwana icyo bita kuzirika. N'umwana yajya muri karabu runaka akavuga ati njye rero mamaye none ku isabato ngiye gukora imirimo, saa 8 ndaza kujya muri karabu njye gukina n'abandi bana, akamubwira ngo yangu ngo cyari mutoya ngo ntabwo nshaka yuko ujya gukora biriya. Kandi burya igihe kigororwa kikiri gito, hari igihe haba kwicira nk'impano, wajya muri iyo karabu bakabona impano yawe ukazamuka, wamara wenyine aba yumva yuko ugiye kubikirara, ariko ntabwo ugiye kubikirara. None ntabo barekura bakagenda kandi koko bakabibirara? Nyine barahari barekura bakagenda. Ubundi icyo bita kukurekura ukabikirara, ni urugero ngize imyaka mfite nk'imyaka 13 gutya, ndabwira iwacu ngo ngiye kujya i Kigali, ngiye kujya muri karabu, nta mubyeyi tujyanye aho ngaho bagiye kubikira. Ariko ibyo no kumubwira yuko mfite n'akantu runaka banteguriye i Kigali ngomba kujya gukina, ugahita kugira ngo kibikire umwana wanjye, ndamuherekeza mu gihe akora ikiganiro, agira uburenganzira bwe, nongere mutege dutane. Ariko hari ababyeyi batabyumva, bakumva yuko umwana yaba agiye kujya ku rugero nyine rutamukwiye, kuba ati nzaguherekeza ejo nzajya guhinga, ibi ni ibiki ugiyemo, ngwino tujyane mu murimo. Aho ngaho bari kumwicira. Reka tugaruke rero kuri iyo myaka yawe. Wavuze ko watangiye kwibohora ugize imyaka 20. Mbere yaho urumva wakontororwaga n'ababyeyi, nyuma yaho haciyeho imyaka 6 kuko turi 2026. Ese mbere batarakurekura n'ubu bakurekuye wigenzura, ubona nta bintu bibi byakubayeho nyuma y'uko bo bakurekuye? Ntabyo. Ni iki wavuga ko wagezeho nyuma y'uko bakurekuye, cyangwa se ni irihe somo wakuye mu kuba nyine uri libre? Njyewe bamaze kundekura narabyibutse kuko hari ibintu byinshi nagiye nkora ntari gukora n'icyo gihe. Nk'ubu ngubu ni urugero, najyaga mbona nta mwana nk'ubu naje gukora ikiganiro, ntabwo ntari kugikora kuko numvaga afite isoni.
numvaga afite isoni ariko ubu ngubu urubyiruko rwarahinduye namenye nyine ngenda ntera imbere menya ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Okay, urakoze cyane. Ubwo ikintu wabwira ababyeyi bakiziritse abana ni ikihe? Nyine no kubazirika n'ibyo bari gukora inshingano zabo ariko nabo nyine bajye banyuzamo bavuga ati umwana kuko yagikora kikamugendera bige nyine gukontorora ibintu bakontorora abana. Okay, ni iki noneho wagira abana bahawe umubyeyi wahaye umwana we liburi akamubwira ngo genda nawe nyine urebe ukuntu hanze bimeze wige ariko wenda uzirinde ibi n'ibi n'ibi, ni iyihe nama wagira abana bameze nk'abo ngabo? Yewe n'icyo nagira inama nagira abo bana nabagira inama yo kwifata ntibashuke hanze nyine hari urubyiruko rumushuka bamenye ubwenge baraseka urugendo bavuga ati yewe ndashaka ko ejo hanjye hazaba hameze kandi batinyuke ntibakajye bagira isoni. Muri make bumvire inama z'ababyeyi babo bamenye yuko nyine nubwo babohereje kujya hanze batabohereje kujya mu biba ahubwo babohereje kugira ngo bagire ikintu biga, nabo bagire icyo bageraho nabo bazageraho bageza abana bazabyara. Okay, urakoze cyane. Reka noneho tubaze na Amani nawe twumve ikintu abivugaho. Amani, umeze neza? Turacyari kumwe rero. Twe tukiri kukubaza ariko wenda ndabona usa naho ukuzeho, ndakeka wowe baragwaye libure kera. None ubona kubaho uri free ari iyihe, ari izihe mbogamizi zibamo, ni n'iyihe nyungu ibamo? Kuba libre hari ibintu byinshi kuko uyu muvandimwe wanjye abivuze urabya libre nyine uragenda kwishakira kuko nawe bashobora guhora gutya ukagenda mu kurara ariko cyiza ni ko ushobora nyine nawe ugahereza uriya mwanya wawe bamaze kuba nyine ukawukoresha neza ugakoresha neza. Mbese hari ibintu byinshi byo gukora hanze. Hari turebe hano tugunda gukina filime ushobora kuza nawe ukaza gukina cyangwa se ukagenda ukakora akandi kazi ko kudoda ukakora akandi kazi ariko mu gihe ababyeyi bamaze gufunga abana babo ni kuri yego barabarinda ariko nyine nabo bashobora kureba se aba bana nitubakumutira hano baza igeza ku ni izihe mbogamizi ubona ku bana nyine baba barafungiranwe n'ababyeyi babo bakavuga ati ntabwo wemerewe gusohoka, ntabwo wemerewe gukora ibi ngibi, mbese nyine hari ibintu utemerewe gukora kubera ibi n'ibi, ni izihe mbogamizi ubibonamo? Kubiriya rero umwana ubundi uwo amaze gukura gukira wa bwana butoya, hari abana batoya ashobora kureba, hari n'abandi bari gukura bariya bamaze gukura bashobora kureba uyu mwana ni kumurekura. Erega umwana baramubyara buri muntu afite inama y'izindari etwari ashobora kuyikoresha mu gihe ashobora kuyikoresha ariko mu gihe bamaze kumufungirana nyine birapfa ariko bamaze kumuhogohora. Tuvuge nganjye sibyo nanjye nikiri mutoya nari ndaguma mu rugo nabwo narakubuye mu gihe cyashize nyine narageze hano kera ariko urebe ko namaze hano nk'imyaka 8 nitaramenya ikinyarwanda neza kubera iki ndabyana abantu tuvuga ururimi rw'igiswahili. Mu by'ukuri aka kanyarwanda ndavuga nikakutorogora mu gihe namaze kugenda kuri botike ndumva ko barabivuga nanjye ko ndarisanga ndi kuvuga nyine nanjye ndarisanga ndi kuvuga kariya gatoya nyine kagutorogora. Ni ukuvuga ngo ndi gukina filime bimeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu iyo baba baragufungiranye cyangwa se uri kuvuga yuko mu myaka yashize wabaga mu rugo gusa ukahaguma bigatuma umaze imyaka 8 utaramenya ikinyarwanda neza kandi wakabaye warakimenye. Ni ukuvuga ngo
none se umwana byibura yagakwiye kuva mu rugo cyangwa se yagakwiye kuba free afite byibura imyaka ingahe? Ni ryari umubyeyi yemerewe kurekura umwana we akamubwira ati jya gushakisha, jya guhiga, jya kureba uko isi imeze, jya kureba ibyo ikubikiye hanze? iminsi mikeya, ubundi ni 18 cumi n'umunani ushobora kurekura umwana ukareba se uyu mwana wanjye yego amaze gukura, ese nini murekura ashobora kubigenza iriya myaka ushobora kurekura umwana kabisa akabikora neza. Ubu ni ukuvuga ngo bivuze ngo umubyeyi cyangwa se ababyeyi bafite abana bafite imyaka 18 ubundi yakabaye amurekura akamubwira ati jya guhiga ubuzima, jya gushakisha, jya kureba uko hanze bimeze. Hari abana rero buzuza imyaka 18 bakiri mu ishuri, ukabona kandi mu ishuri urabizi neza ko usanga nyine umwana agiye afite IQ iri hasi, noneho ukareba ugasanga numurekura ashobora kuzajya nyine mu burara bundi busanzwe. Ese no mu gihe umwana wenda akiri mu ishuri nabwo yagakwiye guhabwa uburenganzira bwo gusohoka, kugenda nyine ahantu hose? Mu gihe ukiri kwiga yego birumvikana, ariko se biga buri munsi? Biga buri munsi. Hari iminsi y'amavakasi, sibyo? Hari iminsi biga. Reka tubare wenda uwiga Exterina, uwiga ataha. Nk'uwiga ataha urabona nyine yiga guhera kuwa mbere akageza kuwa gatanu, kuwa gatandatu nyine no ku cyumweru, n'undi kuri we biba ari weekend. Ariko akenshi bakamubwira ati rero ntabwo uri burya aha n'aha, uraguma hano mu rugo nyine ufashe, wenda niba ari bashiki bawe cyangwa se niba ari umukobwa urafasha basaza bawe, cyangwa niba ari wenyine uradufasha. Nk'uwo nguwo byumva ute kuri we? Nawe wumva ko bagakwiye kumurekura ari umunyeshuri cyangwa we naribi? Uriya nta kibazo, biterwa ko nyine ko ureba ko umwana wawe amaze gukura, cyane cyane ko bari abantu batize, bari abantu nyine, hari abantu bararangije ishuri, hariho bariga, cyangwa hari iminsi y'amavakasi navuye, hari n'umunsi yo kuruhuka. Uyu munsi barigara. Ufasha umubyeyi ni byiza, ushobora kubyuka ukagira amasuku, ukakoropa, ukoza ibyombo, wenda urafasha no guteka, ariko hari igihe uraruhuka cyangwa ukayikira. Niyo mbogamizi wagize mu buzima bwawe? Imbogamizi ni nk'inuza, urabona wenda nk'ikibazo wagize mu buzima bwawe nyine ukavuga ati iki kibazo nyine kirankomereye mu buzima, ndumva nyine kinshenguye umutima, cyangwa se mbuze ukuntu mbigenza, mbese muri make? Imbogamizi narahuye nayo nyine nabiyagrabe cyane, ariko nanjye narabikuye nabyo. Nicyo nari ndakorera umuntu, ibintu by'amaresitora, ariko nyine byararangiye bamaze gushwana, kubera nari nikira umwana mutoya, bari baranibikira amafaranga, bari baranibikira amafaranga, murababarira. Wowe wababikiraga amafaranga? Bakubikiraga amafaranga? Babikiraga amafaranga. Ariko rero kiye kibazo naraje kugura nacyo, bamaze gushwana tugahomba, n'amafaranga bari barazibika. Ubundi nanjye ubuzima buriya warahagaruka. Ako ngako kavuge mu Giswahili nta kibazo. Iyo story yitangire uyivuge mu Giswahili nta kibazo, ndakubohoye. Ni maisha ilikuwa kasa vile nimesimama. Zile franga hawakuzinipatia, zile walikuwa wananiwekea, walienda nazo, zikwa. Wenda kuma mchombo kuti. Wowe warabakoreraga muri resitora, bakubikira amafaranga, bamaze kuyakubikira barashwana bo ubwabo hagati yabo, barangije amafaranga biba ngombwa ko bayajyana batakwishyuye. Yari hano mu Rwanda? Ni muri Congo. Iyo abantu mu Rwanda aho wari kubarega bakakwishyura.
Okay, iyo ni imbogamizi ya mbere. Ni iki byakwafegiseho cyangwa se n'ize ngaruka wabigiriyemo muri icyo gihe? Mu kiriya gihe ubuzima bwaragenda nabi cyane pe, ngo nongere gufata ubundi buzima burya byaragoye. Byarakugoye. Byagufashe nk'igihe kingana iki kugira ngo wongere? Icyo gihe wabagayo warakodeshaga, byari bimeze bite? Oya, kandi abantu nabadiye abantu nandi bakorera akazi. Wakoranaga nabo bana nabo, ubwo byagenze gute bamaze kugenda? Nyine bamaze gushwana nanjye narayishakira ubuzima bwanjye. Sibwo ntabwo byagukomereye? Byarakomeye ariko ubu ngubu yarashize. Icyo gihe rero noneho byagenze gute nyine kugira ngo urumva wabanaga n'abantu bari bagufitiye amafaranga, baragiye, inzu mwabagamo ubwo wasanga itari inishyuye, baragusize nyine aho ngaho. Kuko hari umuntu uri burebe iki kiganiro ugiye guhura n'iyo situation, kuko ntabwo ari buriya ikintu iyo kikubayeho ntabwo ari wowe wenyine kiba kizabaho cyangwa se kibayeho. Noneho nk'umuntu noneho nawe ugiye guca muri ibi bintu cyangwa se uzabicamo ejo bundi yarabonye iki kiganiro, ugiye kumbwira ati nyine navuye muri iyi situation gutya, ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine baragiye bagutwariye amafaranga, mwabaga muri iyo nzu sibyo? Wahise ujya gukodesha indi nzu? Wahise ujya ku muturanyi? Wagiye ku nshuti? Wakuyeho amafaranga nyine yo kugira ngo wongere utangire ubundi buzima? Oya, ntabwo nagiye ku bashuti. Iriya minsi ubundi nari niziranye n'abaturage ariko nyine b'Abanyarwanda. Buriya buzima bwo waraniretse nariya inzira yavuze hano mu Rwanda. Nibwo wahise unaza? Naziranye n'abandi Banyarwanda noneho. Ni nabwo wahise uza mu Rwanda? Ko naraje. Itike wayikuyeho rero ko batari bakwishyuye? Ariko Gisenyi umuntu arahazi, ubundi ushobora guhagarara hano na hano ni mu Rwanda twaragiye nabyo tike kabisa. Witaho none hano rero kuza hano rero ushobora kuvuga ngo warageze hano, ariko Gisenyi nari nituye Gisenyi. Kwambuka uzi Gisenyi byo ndabyumva byari byoroshye. Aha none ugeze Gisenyi kugira ngo uze hano rero ahangaha urubu kari itike ndende, waje ute kandi nta mafaranga ufite? Ubundi bariya abantu baranyakiriye hari igihe Gisenyi baranyakiriye. Wari uzi aho baba se? Oya, ubu ngubu oya, icyo gihe kiriya gihe turacyari icyo gihe utubwiye yuko nyine bakujyana aya mafaranga sibyo, bakagusiga nta kintu ufite na gito, ufite amafaranga zero, wambutse umupaka uza mu Rwanda. Ese uza mu Rwanda hari inshuti wari ufite aho i Gisenyi? Igisenyi? Oya, twari turi kumwe nyine bariya Banyarwanda bariya baturanye. Bariya shuti baturanye. Ni ukuvuga icyo gihe bakwambura wari uturanye n'inshuti z'Abanyarwanda, bo barambutse bakaza gutya. Aho ngaho birumvikanye. Reka tubaze na mugenzi wawe rero, wowe ni ikihe kintu nyine waba warahuye nacyo kikakubangamira mu buzima bwawe, kandi ni irihe somo wakuyemo? Ni ugukundana nyine. Iyo sitori y'abantu benshi baranayikunda cyane. Gukundana, ugakundana n'umusore akubwira yuko agukunda, ukamwishyiramo pe ukamwimarira, ugasanga yakubeshya, ukanasanga yaraporopoje, yagiye no mu murenge, wari uzi ko ari wowe muzabana. Ngambwira ukuntu byatangiye rero. Yewe nakundanye n'umusore wigaga, yari umunyeshuri. Wigaga mu wa kangahe? Wigaga mu wa gatatu segonderi. yaraharanashika ngo nimbe mu ishuri. Yari umusore uri hanze utari no mu ishuri. Njya kwiga ngiye kuzakwanga kandi nshaka gukoza bivamo nyine ishuri bivamo, anzana inaha mu mujyi tewe numva yuko tuzabana nyine pe nifashije wanjye nawe akanyifasha. Nyine twakundanye n'imyaka ine Mm. kugera aho ubwo azanye umugore
Oya, dutangirire iyo story. Ni ukuvuga ngo wowe wari utuye mu rugo nyine mu cyaro wiga mu wa 4 segonderi, mu wa 3 segonderi, arakubwira ati aragukunda, arakubwira ati rero kugira ngo bibe neza nyine tube tunashaka n'ubuzima kugira ngo tubane, va mu ishuri tube dushakisha ubuzima, akuzana n'i Kigali, we ntabwo ariho wabaga, sibyo? Noneho rero mumaze kugera i Kigali, sibyo, wari uhafite famiye cyangwa yaraguhamagaye aragucumbikira? famiye nari nyifite, ariko wehe ambuza yuko ndabwira famiye yuko ngenda Kigali, aramundeshereza, anshingira akantu muri hariya Bishenyi, mu isoko rya Bishenyi ama amafaranga akageza kundeba, akanishyurira inzu, ariko ntarare mu rugo, aza kwisura bisanzwe nyine nka sheri wanje, nkamuherekeza, ambaza se wariye, namubwira ati nariye, uri mubona ntabwo nzamuhemukira, nanjye kumva dutangiye gushwana, kubera ko ari njye wari usigaye wishyurira inzu, nikorera buri kimwe cyose, ndahomba nyine curuza. Noneho nyine mu gihe dushwanye nanjye byangizeho ingaruka, ntangira guserera, ubuzima bwanjye nkajya mbona buri gusubira inyuma, ntangira kwicuza ikintu cyanyweye mu ishuri. None se yagushingiye iduka Bishenyi? Ntabwo ari ibyo, ncururizaga hariya mu isoko rya Bishenyi. Ucuruza ibiki? Ncuruzaga ibintu by'imboga, karoti. Ni igishoro yari yaguhaye? Icyo yari yampaye. Aranagukodeshereza. Noneho uvuze ko wageze aho ukazajya wishyura, uvuze yuko watangiye no kuzajya wikodeshereza? Byagezeho turashwana nyine. Mwari mupfuye iki? Ikintu ngiye twapfuye nyine, najyaga mbona ashaka kongera umugore, nanjye mbwira ati rero genda unjyane iwacu, ubabwire yuko ushaka kunzana, ariko dusezerane mu murenge, we agashaka ko tubana batabizi. Ngeraho nyine ndabyanga, ati nanjye ntabwo twabana iwacu batabizi, nyine niba udashaka kujya kunyereka ababyeyi ubyemera, kandi ubwira yuko mwumva. Twaratangiye no gukundana nyiri umunyeshuri, nkangura mu ishuri, wehe nkabona ashaka ko tubana, atagiye mu murenge ngo tubane byemewe n'amategeko. Ati niba ubyanze rero ntabwo bikunda, narambwira ati niba nanjye wanze ko tubana kandi ntushyure nkagusha nkakumenyera buri kimwe, ndahita mwanganiza ati si uzaza nawe ntuzamujyana mu murenge. Inaha i Kigali hari abakobwa benshi cyane, ngeraho nyine ndamureka, nawe arandika, ariko ukuntu yagizezaga yuko nyine atamemukira, nanjye ntamuhemukira, niyo mpamvu ngomba kubwira abakobwa ati twitondere nyine, urubyiruko twitonde, tumenye uko dukundanye n'umuntu, tumenye uburyo tubitwara. N'ubu ngubu iyo nza kuba ndi umuntu ukaba yarananiwe, ubuzima bwanjye ugasanga busubiye hasi cyane. None se icyo gihe uba muri geto ntabwo yigeze agusurayo wenda ngo avuga ati iri joro ngomba kukuraza, dore inzu ninjye uyishyura? Yarasuraga, amubeshya yuko nkiri mutoya, ngenda cyari ariko n'ubundi nanjye none turyamana bakabimenya, baragushora, kwihangana nyine, akaza akansura, mbona no mu byo twapfuye nabyo birimo yuko tutaryamana. Rero utangiye kwikodeshereza, ubuzima butangiye gucamo se cyangwa butangiye kukugora, urasavayivinze. Ese byagenze gute nyine nyuma y'uko mushwana, cyangwa se nyuma y'uko mushwanye byagenze gute rero, ubuzima bwagenze gute? Nyuma y'uko dushwana nabonye nyine byanze biranga, nibyo mbabwira ni ababyeyi bajye bareka abana bababohoje. Nahise nyine nanjye nahise nshaka akandi kazi nkora nasubiye mu cyaro, ndanicaye njya gusaba akazi ahantu ku bitaro by'amaso n'intwari, ndakabona ndagakora, ndabona ndashaka ndazibonye, umwenda ashaka ndawubonye, nyine pe nkabasha kugera ku cyo mbonye. Kuki wahise uva muri ako kazi k'inuza k'imboga n'imbuto, niba ari imboga n'imbuto? Impamvu nakavuyemo
nabonaga biri kumusura aho nakoreraga narahishyuraga n'inzu mbamo nkayishyura nkeneye no kwambara no kwizigama amavuta nkabona nyine ni ibintu biri kujya bigenda bimusura bati rero niba bimusura nikacamo akandi kazi nanjye bizajya mpiga nakodesheje kuko hariya bakodeshaga ibintu mu isoko mba no mu nzu bishyurira ibihumbi 15 nkeneye no kurya no kwisiga mbona nyine biri kuvamo mbona nta handi byantera kwiyandisha. Aha dusubiye kuri uwo musore rero, ese uwo musore nyine wenda wasanga aribwo bwari bwo bushobozi bwe wenda kujya mu murenge nyine atari kubishobora wenda, cyangwa se ubona nyine yarabiterwaga n'iki? Kuba yarakubwiraga ati mujye mu murenge nako mwe kujya mu murenge muhite mubana, wabonaga kuko abikubwira nk'umuntu ashaka ko mubana, cyangwa abikubwiraga nk'umuntu ashaka ahubwo ko mubana mukaryamana akazaguta muri iyo nzu? Yewe nabonaga ari nk'umuntu wari busanzwe umukobwa yazanye amujyana mu murenge. Umukobwa yazanye nyuma yahise amujyana mu murenge. Kandi uwo muri mumaranye urumva yaranambeshyaga, yambwiraga ko nkunda ndi mu maharuzi kuko ntabwo uwo nguwo bakoze mu kigo gitoya, wasanga nawe yarabimbwiye ari ukugira ngo ashamane bizane kuko ntabwo abona uko yijyanira wa wundi mu murenge. Niyo mpamvu rero mbwira n'urubyiruko ati bajye bagenda hagati babanze bitondera nihe nama wagira urubyiruko rw'abakobwa? Inama nagira urubyiruko rw'abakobwa uhita witondera kwigaragariza umusore uwo uri we, ko umusore aragushuka akakwereka yuko mukundana pe, akakwereka yuko nta nubwo yaguhemukira, yamara kugera ku byo ashaka wenyine. Ibyo ndavuga kuryamana n'abasore, ugahita ugendana n'umuntu nk'amezi 2 cyangwa 3 kubwira ngo aragukunda, arangiza mukaryamana bikakuviramo ingaruka akanakwanga. Nagira inama rero urubyiruko kwirinda, niba banabikoze bagakoresha agakingirizo. Wowe kuki utatekereje kubikora ngo ukoreshe agakingirizo? Wowe kuki utatekereje kwirinda ngo ukoreshe agakingirizo? Tubwire nyine nta kibazo, kugira ngo n'undi muntu uzahura nyine, kuko urumva ushobora kuba uwo musore urumva nyine mwabanye igihe kinini, urumva yaragukodesherezaga, sinumva ukuntu hagiye yamaze igihe kingana iki agukodeshereza? Yamudeshereje nk'imyaka 2. Urumva ntabwo umusore yamara imyaka 2 agukodeshereza mutararyamana, biragoye. Wowe wamaze imyaka 2 mutararyamana na rimwe, cyangwa mwararyamanye nyine muri ikingira? Ntabwo twaryamanye, yakodeshereje tubana, umushoferi, ntabwo twakundaga kuba turi kumwe. Yashoboraga kuba yajya nko gukorera mu Bugande akamara amezi 4 ataraza. Igihe aziye rero nanjye nkamenya umwanya kuko nabonaga nyine nanjye nshaka ko turyamana, kandi we ntabwo yashakaga ko dukoresha agakingirizo. We ntabwo yabishakaga, ariko iyo aza kubyemera wari kubyemera? None Amani, niki wavuga ku byabaye kuri mushiki wawe, kuri sister wawe? Ikintu ndavuga, iyo twatangiyeho turi kuvuga ngo ababyeyi ni byiza kurera abana, ni byiza pe, nakurekura se urareba umwana, uyu mwana nini murekura azagenda gute, uyu mwana cyangwa nini mumisha hano azagenda gute. Rero tuvuge ngo uyu sister wanjye sibyo, kubera avuze ngo nari nyine ari mu kiriya gihe ari arayirinda biriya bigeregezo byose ari ntabwo arakurana, sibyo, ariko amaze gusohoka aragenda kugura nyine na biriya bigeregezo. Ariko se nishobora kukubaza, ubu ngubu uri ababyeyi cyangwa urayibanyura? Njye n'ubuhimanye. None se ukora akahe kazi kuvuga ngo ibyo nyine nahise njya mwaka kazi wasabye, ubu ngubu ukora nyine kameze ni akazi ko gukora ku bitaro by'amazi
waba nk'umukiri nabi ariko ngenda ura uri umusevire, umusevande, umuseriviye. None se icyo gihe waje kubibwira ababyeyi yuko wabaca ko akikuvana mu ishuri yakujyanye muri geto akubuza no kugira icyo ubwira ababyeyi. Ese muri iyo myaka mwamaze nyine watubwiye yuko uva mu rugo umusore atigeze akwemerera ko wabibwira ababyeyi aho ugiye, sibyo? Ese icyo gihe warinze umara imyaka 2 hajya wambwiye 2, 3? Warinze umara imyaka 2 bakwishyurira inzu, ababyeyi baba bataramenya ko wagiye, bataranagushakisha? Wenda namaze nk'amezi 2 batazi aho ndi, kugeraho akajya bimbuza, ariko nyine ndavuga ati nta kintu kiruta umubyeyi w'umuntu aho kugira ngo ntahangayike. Ndamuhamagara mubwira ukuntu byagenze n'uko bigenze, arambwira ati ugabanye volume. iyo umenya ko azankatira gutya ntari gusubira mu cyaro. Wari gusubira mu cyaro iyo umenya ko azagukatira? None kuki amaze kugukatira utasubiyeyo? Impamvu nyine yamaze kunatira nsubireyo, nari maze kumenyera aho nari nanjye maze gukura nyine. Nanjye nari ngeze igihe nageramo ngo niba bigeze gutya nsubira iwacu. Cya gihe umuntu nawe ageramo akavuga ati nanjye kankore maranire no kuzatera imbere, abo nasize mu cyaro nabo bazabone ko nitera imbere. Ubu kuri ubu ngubu umaze kugera ku ki? Icyo gihe nyine n'ubu ndakora, nkigurira umwenda, nkamenya icyo kurya, nkishyura inzu, nkanizigama mu mbavuno y'imina, mu makoperative. Nanaguze n'imashini idoda ndayifite. Wigeze wiga kudoda se? Wayiguze ngo uzayimaze iki? Ubwo icyo gihe ndi gukora ku kazi nasabaga gahushya muri wikende nkajya ahantu bigisha kudoda nkiga kudoda. Muri make urakora wicaye, nabwo nta gukora ka kazi gahagaze nabikora. Ni ukuvuga ngo ufite akazi ariko waraniteganyirije, uravuga ati akazi kanjye karamutse gahagaze nahita mfata imashini yanjye nkajya kudoda. Ndumva abantu badukurikiye cyane cyane urubyiruko bakwigiraho byinshi. Amani, turi gusoza, ni iki wabwira abadukurikiye? Ikintu nishobora kuvuga rero abantu badukurikiye nyine ni kureba abana cyane, kubera ko tuvuga ngo rugero uyu mukobwa wacu sibyo, buriya ni kubera yeho aravuze ngo reka nige. Hari abantu biriya bintu bitari mu mutwe, aragenda noneho arahangayika, none akabinda yanyaye. Ariko ikintu nishobora kubwira ababyiruko ni kubwira ababyeyi cyane, hano hanze hariho byiza kandi hariho n'ibibi, byose birahari, bitewe nako wayirinze cyangwa se ko utegereza. Ngagira abantu badukurikiye inama mu Giswahili no mu rurimi mushaka. Bazazi na watoto, watu wenye wangali watoto, nasikia wazazi yetu ndio wa kwanza. Mzazi anabakiana na wewe na anajua ukienda nje utakutana kitu kia mbaya, ama ukienda nje utakutana na kitu kia mzuri. Ndio kitu kinini nisiambia watu nyine, waone watoto mzuri, waone wachunge watoto wao mzuri. Nje kuna makali nyingi sana. Ewe ni he nama wagira abantu badukurikiye? Inama nagira abantu badukurikiye cyane cyane nk'urubyiruko, ni ukumenya ubwenge, bakaniga, bakanashaka uburyo biteza imbere bagatsinda. Murakoze cyane rero, ikiganiro cyacu cyari iki ngiki ntaho dusoreje, nako ducumbikiye kuko kizajya kigaruka. Murakoze cyane, mujye mukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubagezeho n'ibindi bikurikira. Murakoze.